Ndagusuhuje umuhanzi Kitoko bibarwa mu gahinda kenshi ubwo yasezeragaho ose umubyara bwa nyuma yavuze amagambo akomeye aho yabonewe no kubwira abantu ko mu gihe cy'ubuto bwe atagize umwanya wo kwita ise izina ryitwa papa kubw'amateka mabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, anasobanura n'impamvu atigeze amwita papa kuva mu buto bwe kugeza uyu munsi. Ibi byose ugiye kubikurikirana kuri iyi channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Ngiye kugiza ibiganiro nitwa Bonviva, wapfa kuba warakanze subscribe ndahari kugira ngo njye nkugezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino. Ngwaye ikaze ku muyoboro wa internet kandi urisanga. Yes, rero namaze kuba nguha ikaze hano kuri Kingdom JBTV nkuko rero bisanzwe. Reka twinjire rero no mu makuru yacu. Umuhanzi rero Kitoko bibarwa ku itariki 26 Nyakanga uyu mwaka turimo wa 2026 nibwo yagize ibyago. Ibi rero byagenze bite? Mwijoro nibwo umubyeyi we witwa Bibarwa Eunice, uyu nguyu rero nibwo yaje kuba yitaba Imana. Uyu nguyu akaba ari se umubyara, akaba yaraje kwitaba Imana muri rino joro ryo kuwa 26 Nyakanga umwaka wa 2026. Uyu musaza rero akaba yarazize uburwayi yarasanzwe arwaye, rero akaba yaratabarutse ku myaka ye 73 y'amavuko. Yari yarabaye rero umushumba mu itorero rya Methodiste Libre u Rwanda. Iri torero rero akaba yararibereye umushumba ndetse akaba yaranakoze muri Compassion International Rwanda. Uyu rero n'umushinga. Hanyuma rero ayo niyo mateka y'uyu mubyeyi wa Kitoko bibarwa watabarutse tariki 26 Nyakanga. Hanyuma rero nagahinda gakomeye ku muhanzi w'umunyarwanda Kitoko bibarwa kuba yarabuze umubyeyi we. Tunamwihanganisha rwose akomeze akomere. Hanyuma rero umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma ukaba wabaye ku itariki 3 Kanama uyu mwaka wa 2026, aho rero Kitoko bibarwa yaje kuba ahabwa umwanya kugira ngo avuge amateka n'ibigwi by'uwo afata nka papa we cyangwa se umusaza we umubyara. Ubwo rero yahabwaga umwanya yavuze ijambo rikomeye cyane. Kitoko bibarwa yavuze ko ubwo yavukaga papa we umubyara ngo yamureze mu buryo butatu, kandi ntabwo yigeze ngo amugaragariza urwango. Kitoko bibarwa rero mu gahinda kenshi yaje kuba ahabwa inyakiramajwi akavuga, ariko agasuka amarira abantu bagashaka kumufata, ariko agakomeza akababwira ati muhumure mwimfata rwose ndakomeye. Ariko abonaga ko ari ibintu bibabaje, ati mwimfata rwose muhumure ndakomeye rwose. Nagira ngo mbabwire ko nta kibazo mfite, ariko nyine yaragifite birumvikana ni
nyine ni ibintu biba bikomeye ntaho bitabaho. Hanyuma rero Kitoko Bibarwa yavugaga ko ubwo yari yaragiye hanze y'u Rwanda ntabwo mbese ntiyakominikanye n'abantu cyane, nta nubwo ari no kujya hanze y'u Rwanda, ahubwo akimara kwinjira muri music, akimara kuba umwartiste, ntabwo rero ngo yabashije kuba yajya asura abantu ingeri zose, kubera bitewe n'uburyo ki nyine yari yabayemo umusitari, kandi nanone birumvikana, ariko ngo ntabwo yigeze abasha gukominikana na bamwe mu miryango ye. Ubwo rero ngo yababonye muri iyi minsi bari barwaje umubyeyi wabo, nibwo rero ngo yabonye abantu, abona n'ubwiza ndetse abona n'ububi bwabo. Ubwo rero ibyo byose yabivugiye mu muhango wo gusezeraho bwa nyuma umubyeyi we. Hanyuma yavuze ko rwose abantu harimo abantu ashimira cyane bakomeje kubaba hafi muri bino bihe bari barimo bitari byoroshye, arabashimira rwose. Hanyuma rero aravuga ati mu gihe cy'ubuto, ati papa umbyara ntabwo nigeze mvuga ngo papa, kubera ko ngo mu ishuri yigagamo ngo yiganaga n'abana bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero aba bana yiganaga nabo ngo ntabwo bari bafite base, hari n'abatari bafite ababyeyi bose. Ubwo rero kuba yavuga ngo papa, yumvaga ko yaba ateye ibuye mu kirere, deja mbese byaba byitwa ko ari nko gushinyagura, kubera ko nyine we niba yarabaga afite ise, ntabwo yari kuvuga mu bana badafite base na ba nyina ngo papa. Ibyo ngibyo rero ngo yarabyirinze, mbese ngo yamwitaga muzehe, nawe wabyumva. Rero ubwo iryo zina ryaramukurikiranye mpaka kugeza akuze amwita muzehe, ntabwo rero yigeze amwita papa. Nawe ubyumve neza uburyo ki ari ibintu bitangaje. Hanyuma rero yavuze ati rwose ndashimira abantu bose bambaye hafi muri bino bihe, by'umwihariko abantu babaye hafi umuryango wacu, mwatugaragarije urukundo, kandi ibi bintu ntabwo twabyibagirwa. Kitoko Bibarwa rero tumwifuriza gukomera muri bino bihe, nta kundi byagenda kandi no kwihangana. Njye rero nitwa Bomviva, yino yitwa Kingdom JBTV. Ibiganiro nk'ibi ngibi ntahandi wabisanga ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV, no kuri TikTok niko twitwa. Wowe niba warakanze subscribe, ndahari ibihe byose kugira ngo nkugezeho amakuru hirya no hino abagenda acaracara. Ndagushimiye kandi ugire umunsi mwiza.